nongeye kubasuhuza muri iki kiganiro, muri iyi video nifuje nanone ku ngingo y'umuryango gukomoza ku ngingo nziza cyane y'amateka y'umuryango. Amateka y'umuryango ni maremare cyane angana n'isi. Kuva umuntu yatuye isi hashize ngira ngo imyaka hafi 3,500. Mu buryo rero umuntu abayeho kuri isi yabayeho, abahanga n'abashakashatsi bavuga ko twabanje kuba mu mashyamba, nyuma tukaza kuyavamo tujya gutura aha twenyine, tugatandukana n'inyamaswa. Icyo gihe niho umuryango watangiye kwigaragaza, nubwo na mbere mu ishyamba wagaragaraga, kubera ko niyo wajya nko mu ngagi cyangwa se mu nguge zindi uzisanga mu miryango nazo. Usanga hariyo ikigabo gishorewe n'abagore cyangwa n'abana, ugasanga zirimo kugendana. Natwe nuko twabagaho. Iyo dusubiye inyuma tukareba amashusho y'ibyo bya kera, usanga imiryango yaratangiye kera cyane kuva umuntu wa mbere yabaho. Uko Bibiliya bivuga yuko Imana yaremye umugabo n'umugore, ni koko umuryango wabayeho kuva umuntu yabaho, na Bibiliya irabigaragaza. Yaremwe Adamu na Eva, bityo rero batangira umuryango. Imana niyo yaremye umuryango. Ariko ngiye ndinjira gatoya ku kintu umuryango watumariye gikomeye, nuko waduhaye imbaraga, waduhaye ingufu zo kwigobotora inyamaswa zaturyaga, zatugiriraga nabi, kandi byariho ariko bimeze. Ndifuza rero kubagaragariza ko umuryango wakoze ikintu gikomeye cyo kudutandukanya n'inyamaswa, tukajya kuba mbese mu midugudu yacu, aho twari turi n'imiryango yacu. Icyo gihe imbaraga zatangiye kuba nyinshi, bituma abantu bahingira hamwe, cyangwa se niba ari no guhiga bagahigira hamwe, niba ari no kujya gutoragura inkeri no gutoragura imbuto zo mu ishyamba, byose bakabikorera hamwe. Mu gihe havumbuwe umuriro, nanone abagore nibo bakoze akazi gakomeye cyane ko kumenya uwo muriro. Abagabo bakawukura ahantu mu rushingo, abagore bakawubika, ariko umuriro wagize ibintu bikomeye. Watumye abantu bashobora kotsa inyama baryaga ari mbisi, bakazotsa, bakanateka, bagahinga. Urumva umuryango wakoze ikintu gikomeye cyane. Nubwo tutabizi ngo tubiganire, ngo tuwushime, turebe aho wadukuye, ntabwo tubimenya, ariko byarabaye. Kandi ni ibintu ndakuka, ni amateka adahishe, ni amateka adashobora guhinduka, ni amateka atavaho. Rero kuva aho ngaho mu gihe cya kera, tuje nk'iwacu mu Rwanda cyangwa niyo wajya no mu bindi bihugu, usanga umuryango waragaragaye cyane. Umuryango wacu, umuryango tuvuga, niwo wabyaraga abami. Urumva, tuvuge nk'abanyiginya cyangwa abarenge bategetse iki gihugu, babaga mu miryango. Ariko hakaba na rubanda batwebwe, ba rubanda bavukiye mu miryango nabo. Nicyo tupfana n'abami, nuko turi rubanda yego rw'umwami, ariko akaba n'umwami wacu, gusa duhuje umuryango. Ngashaka rero kuvuga ko kera umuryango warikoraga ugatera undi. Niko byagize. Ibihugu kugira ngo bibeho, ni imiryango yateye indi ikarwana. Murumva kurwana harimo kwica, harimo kwigarurira, harimo kunyaga,
ukanyaga amatungo, ukanyaga abagore, ukanyaga abana, ukaza ukabagira abawe, ukabigisha imico yawe, bakakuyoboka, bakagutura. Rero ayo mateka yose imiryango yanyuzemo, nk'uko muri video yerekana inzira y'umusaraba umuryango wanyuzemo, ni nako bigaragara ko mu by'ukuri amateka y'imiryango niho tubikura, niho tubibonera. Ariko mukareba mugasanga imiryango yaragiye isirimuka. Ubu ngubu nta muryango wikora ngo utere undi, nta muryango ahubwo ujya gusaba umugeni cyangwa se ukajya gukorerayo amafaranga cyangwa ukajya gukorerayo ubundi bukorikori ubwo wabuzi, ariko nta muryango ugitera undi. Ubusirimu bwaraje, haje ibintu wenda tuvuge by'umuryango w'abibumbye, haza ibihugu bishyiraho amategeko agenda arinda abantu n'ibintu byabo. Hajyaho abasirikare bagomba kurwanira igihugu, hajyaho abapolisi bagomba kubahiriza umutekano, hagenda hazaho inzego za leta zigenda zishaka ubusugire bw'umuryango no kurinda ibyabo, mbese no gushaka ukuntu bahosha amakimbirane ari hagati y'imiryango. Murumva rero ko umuryango wanyuze kure cyane, waciye mu mateka maremare kandi mu mateka y'inkoramaraso, ku buryo ari byo navugaga yuko dukwiye gutekereza aho twavuye. Dutekereze atari umuryango w'ubu tubona utengamaye ngo turarya turahaga cyangwa se turakora iminsi mikuru tukidagadura, tukaryoherwa turi kumwe n'abashiki bacu n'ababyara bacu n'abasaza bacu, turi kumwe n'abavandimwe. Nibyo ariko se dushubije amaso inyuma twavuye. Amateka y'umuryango ni maremare cyane, azagera igihe tubashakira wenda ibintu twavuga biri documenté. Hari abandi benshi babikozeho ku mateka y'umuryango, ariko nashatse kubishyira mu magambo avunaguye kugira ngo umuntu yumve ko uko mutubona uku atari ko abatubanjirije bari bameze. Rero bakwiye icyubahiro, bakwiye ishema n'isheja, bakwiye kubahwa. Imiryango yacu yabyaye abicanyi, yabyaye ibirumbu, yabyaye abajura, ariko yabyaye n'abatagatifu, yabyaye n'intore, yabyaye n'imfura, yabyaye ngo ibyara mweru na muhima, yabyaye ibyo abo twanyuzemo, abo twabonye, yabyaye ibihararumbo, abateje intambara z'isi, abahemukiye abandi, abagize ibyo byose tugomba kumva ko ari nk'ikintu kimeze nko kwenga ibitoki ukazakuramo umutobe, ukazabibyazamo ikiza. Nk'uko rero nabivuze muri iyo video yatambutse, nuko amateka abyara abo turibo ubu ngubu. Twanyuze mu mateka, kuyibagirwa n'ubuswa, kuko ngo utamenya aho yavuye ntamenye yagana. Yumvikane neza ko rero ukwiye kumenya amateka y'umuryango wawe, ukwiye kumenya aho waturutse. Niyo mpamvu ujya wumva ngo amasekuruza, niyo mpamvu ujya wumva wenda bakakubwira amateka abasokuruza banyu, bira aho banyuze, yenda baje arabimukira, yenda baje ari iki. Nubwo izo ngorane zirazatugeraho, ariko nicyo mbabwira ngo amateka ni ikintu cyo kwitabwaho. Ari amateka y'umuntu ku giti cye ndabyumva, ariko cyane umuntu wese ubariza mu muryango akwiye kumenya amateka y'umuryango we kugira ngo amenye yava, amenye n'iyajya. Icyo kikaba ari ikintu cyo kuba twaraga abana n'ibisokuruza bizadukurikira, ari ababyandika, ari abivuga nk'uko mbivuga, bakabibika mu buryo bwa gihanga gutya. Ariko abana, abuzukuruza ubuvivi ntibuzaze ngo butugaye yuko nta murage twabasigiye, cyane umurage w'amateka. Aya mateka rero nyatuye intwari zatambutse n'abarwaniye umuryango kugira ngo ubeho, nyatuye
abakoze imiryango minini nk'amatorero, amadini, ibihugu baravunitse kugira ngo bibeho, kandi n'ubu baracyavunika. Nyatuye abababaye, abemeye bakabifungirwa bari mu buroko, abemeye bakabizira bakabitambo, ndetse nkanabitura ibisekuruza bizaza bisanga amateka ari ayanditse, ari ayafashwe ku bundi buryo bw'amashusho, bagashobora kubibika, bikabikwa, bigashyingurwa, bigakomeza kwigisha, bigakomeza gutanga ubumenyi, ndetse bigatanga n'ubucurabwenge, bigatanga ubwitonzi, bigatanga ubutwari, kandi bigatanga n'umuco mwiza wo kugira heza hazaza. Murakoze, naho utaha mu bindi biganiro.